urugo ni ikindi kintu, niyo mpamvu mujya mubona ndakunda guhita mpubuka ngo mbivugeho kandi atari uko ndafite icyo nabivugaho. Iyo usohoye umutima mu rugo, Imana ntishaka gukorera muri iyo myambaro no muri izo ntwaro z'intambara. Mbonereho kubwira umuntu uduteze amatwi ko Imana ishobora kugukiriza ku rugamba utatwaye ibikoresho by'urugamba. Birashoboka ko hari intambara uri kubona urimo utagira ibikoresho byayo, kandi noneho wa muntu uriho neza yamanuka akabaho nabi, wa muntu uriho nabi yazamuka akabaho neza. Tujya tubibona. Wari wabivuze rero. Uravuga ngo birashoboka ko hari umuntu waba umwami atize. Protokole z'isi ntizibyemera. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo iyo ikoresheje umunyantege nkeya kugira ngo ihinyure imbaraga z'abantu, ni ukugira ngo ibyo ukoze batabyitirira imbaraga usanganwa. Ni igitangaza kubona ijwi ry'umukanguzi. Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba, mwe mwese tubana mu biganiro bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi, tubahaye ikaze. Reka tuvuge ngo turabakunda. Ni iby'ibyishimo, ni umunezero kuri twe iyo tubanye namwe, bituma turushaho kugenda twunguka kandi twifuza kuzabana mu bwami bw'Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Numva iby'iri jambo ugakora icyo ijambo rigusaba, byanze bikunze umugabane mu gihugu cy'abera turawutegereze kandi tugomba kubamo. Imana niduhana umugisha. Reka tubashimire, twagiye tubona uburyo twagiye tubana, haba muri comment n'uburyo muvugana natwe mukaduhamagara. Imana igiye yubahera umugisha. Hanyuma ku ijwi ni Bizimana Marcel nk'ibisanzwe, imbere murahabona umugabo turamuhereza akanya ko kutwibwira anadusuhuze, ndetse aza no kutwakirira. Umuntu wese ushobora kuba ageze ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere, turaza kumusaba kugira ngo amutwakirire, hanyuma aze kumuduhera ikaze. Kuri kamera ni Jeanne Kwizera, ni umukristo n'umugenzi uri kujya mu ijuru, yamaze kumenya iby'umusaraba kandi yararyohewe. Imana imuhereze umugisha. Yakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Reka tubasabe n'ubundi rero mutwakirira abantu turi kumwe muri ibi bintu. Reka abantu dukurikiye ijwi ry'umukanguzi duhere kuri Marcel, nawe tumuhe ikaze. Imana imuhe umugisha. Yahaye abandi ikaze nubwo nawe yatwibwiye. Ku muntu ubanye natwe ari ubwa mbere, nitwa Aniseti, ndi umukristo. Hano niho tunyuza ubutumwa bwiza, kandi uko duhishuriwe n'Imana tugerageza kutagira ubwiru bw'ibyo twahishuriwe, kuko Imana itumenyesha ibyo tubwira abandi, ntitumenyesha ibyo twibikira twebwe ngo tubizirikane. Niyo mpamvu hano ari ku ijwi ry'umukanguzi, uhageze arakanguka, kandi iyo ukangutse uba maso ugakangura n'abandi. Imana ibaha umugisha. Rero nk'uko abivuze, abantu dukunda kubana, cyane cyane abakoze subscribe, abantu musharinga ibi biganiro mukabisangiza abandi, n'abakanda like. Urayikinga, hari umuntu udakomantinga ngo yandike comment ariko akagira atya, agakanda kuri ka kantu, ukabibona ko like nazo zitwereka ubutumwa bwiza twabwirije bwakiriwe bute, comment itwereka ubugingo bw'abizera twaganiriye bwakiriye gute. Hanyuma hari n'abantu babizi ko tujya tubasubiza tunyuze mu byo bagiye batubaza muri comment. Rero Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mwadushyira imbere y'Imana. Reka dufatikanye gusenga nk'uko dusanzwe tubivuga ku ijwi ry'umukanguzi. Ntabwo dusenga kuko dufite umwanya, nta nubwo dusenga kuko turi mu rusengero gusa. Urigomwa n'igihe udafite umwanya ugasenga, n'igihe utari mu rusengero ugasenga, kuko imibiri yacu ni insengero z'umwuka w'Imana uri muri twebwe. Niba ari insengero rero dusengesha umwuka wera iteka ryose mu buryo bwose bwo gusenga. Reka dufatikanye gusenga. Turagushimiye Mukiza wacu Yesu Kristo, uri umucunguzi. Uburyo bwatumye gutemba kw'amaraso yawe bitwegereza intebe y'urubanza, ntiwatubonaho urubanza, ahubwo utwita abakiranutsi kubera amaraso. Izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya turabahamya bo guhamya iby'umuzuko wa Kristo, kuko Yesu dutunze ntiyapfuye, ni muzima. Ntabwo twagutunga uri muzima waranyuze mu rupfu utarazutse. Cyo ni igisobanuro cy'uko wazutse, kandi ubwo watsinze byose uri umutsinzi no kurutaho. Natwe nuko watugize. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugiye kuganira na bene data impamvu y'ibyiringiro byacu. Rambura ukuboko kwawe, gukora kwawe bigaragare, intsinzi y'agakiza k'Uwiteka ibe kuri twe, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana iguhereze umugisha. Amen. Uzaganira n'umuntu, buri wese akubwira uburyo yagiye ahamagarwa. Buri wese afite uburyo yagiye ahamagarwa. Hari umuntu Imana ishobora guhamagara imukuye mu kabari.
yego hari n'uwo ishobora guhamagara imukuye mu maroji, yego hari n'undi Imana ishobora guhamagara imukuye mu mirimo isanzwe. Yego. Iyo yose ni imihamagara Imana ihamagara umuntu, kuko Imana ihamagara uko ishaka. Hanyuma ubuzima bw'umuhamagaro buduha inshingano, kandi izo nshingano kugira ngo tuzibemo neza zidusaba kugandukira Imana. Niko kuri. yego 100%. Mbo nta muntu Imana ikuraho atari. Impamvu igukura mu kabari nuko aba ari huba, impamvu igukura mu yindi mirimo nuko aba ari huba. Hari abantu Imana ihamagara badakora, bamara kwitaba umuhamagara ikabaha n'ibindi bakora. Hari n'umuntu Imana ihamagara imukuye mu byaha kugira ngo azabe icyitegererezo cy'abandi banyabyaha bariyo. Ikintu cyitonderwa kinateye ubwoba nuko nubona umuntu yarashoboye gusiga icyakunaniye kukirekura, ujye umenya ko nta rwitwazo ufite, kuko hari undi uba waragisize. Yego. Nasomye Bibiliya irambwira ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twegere tudatinya, sibyo? Noneho ari ijambo rivuga ngo twiyambure ibituremerera n'icyaha kibasha kutwizingiraho. Kubera iki se? Nuko icyo gicucu cy'abahamya bangana batyo, hari abakoraga ibyaha biruta ibyo dukora, hari abatsinze ibiruta ibyo turwana nabyo. Ni ukuvuga ngo nta rwitwazo rundi tuba dufite keretse kwemera Imana uko iduhamagaye tugakora gutyo. Rero nk'uko ubivuze, umuhamagaro udusaba kuganduka. Ubundi nicyo kintu cyitwa ubwami. Nta bwami butagira umuntu uhakwa. Ubwami bwose bugira abantu bahatswe, nta bwami butagira imbata. Ubwami ubwo ari bwo bwose ari ubwami bugira imbata. Niyo mpamvu natwe tuvuga ngo turi imbata za Kristo. Yego. Abantu bazi amategeko nyine y'abami barabizi ko hari abantu baba barahatswe bahakwa ibwami. Yego. Kandi umuntu uhakwa agomba kugandukira amategeko yose y'umwami. Rero kugandukira Imana ni ugukora icyo Imana ishaka. Ni ibintu bigoye, kuko gukora ibyo Imana ishaka bisaba kwica ibyo ukunda, bisaba kureka ibyo ukunda, ukareka ibikunezeza kugira ngo ukore ibinezeza Imana. Biba byiza rero iyo ubikoze ugendeye ku ijwi ry'Imana. Iyo itaravugana nawe, ijwi ry'Imana urishaka mu byanditswe, mu byanditswe byera. Kuko hari abantu Imana ibwira ngo umva uko mvugana nawe mwana wanjye. Hakaba n'abo itaravugana nabo, ariko hari inyandiko rusange. Inyandiko rusange ikomokwaho ibyanditswe byera, ijambo ryahumetswe n'Imana. Bituma rero wubahiriza iby'iki gitabo. Niko kugandukira Imana kugira ngo ube amahoro mu muhamagaro. Kuko nubwo Imana idukuye henshi, duhamagaye tuvanye henshi, ariko aho itujyana ni hamwe. Umuhamagaro wacu Imana idushoboza gukora byinshi inaha muri ino si, ariko twahamagariwe ikiringiro kimwe muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Ijambo rivuga ngo nzakoresha ibinyantege nkeya kugira ngo ibinyembaraga bikorwe n'isoni. Ni ijambo ry'Imana. Ibinyantege nkeya mbo nshobora kuba nararyumvishe kenshi, sindarisoma, ntabwo ndi buhamye cyangwa ngo mpakane, ariko nemera ko Imana ikoresha abaswa kugira ngo ihinyure ubwenge bw'abahanga. Yego. Imana iguhereza umugisha. Amen. Hanyuma ubuzima bwa Dawidi. Yego. Dawidi Imana yakuye mu ishyamba. Yego. Imana ikaba yari imufiteho umugambi kera, nyamara mu maso y'abantu akaba nta gaciro yari afite, kugeza n'ubwo Imana imutoranya ikamuhindura umwami. Birashoboka ko Imana ishobora guhindura umuntu umwami atarize. Yego. Ubundi se kwiga ni iki Marise? Hari ibintu mbabwira ngahita nshimira Imana. Ntabwo ntereka nshima Imana ko njye nabigezeho, sibyo? Nubwo ntiza kwiriye cyangwa ashyitse n'ubu ndacyagerageza, ariko kwiga ni iki? Ni uburyo isi yashyizeho kugira ngo bayituye bose bakominikane. Wagize ngo hari ikindi? Ubwo wenda mise mbihuzanira rya jambo rivuga ngo nzakoresha umunyantege nkeya kugira ngo menyure ubwenge bw'abanyabwenge. Yamukoresheje. Uraza kunyumva muri ubu buryo. Ubundi iyo Imana igiye gushaka umuntu ikoresha, ntabwo ishaka umuntu ushoboye. Ishaka umuntu ushobotse, yarangiza ikamushoboza. Kuko nigukoresha ushobotse utari ushoboye, ntibyitirirwa imbaraga zawe. Nicyo gituma Imana igaragara muri wowe. Ni ukuvuga ngo iyo ikoresheje umunyantege nkeya kugira ngo ihinyure imbaraga z'abantu, ni ukugira ngo ibyo ukoze batabyitirira imbaraga usanganwa. Ni igitangaza kubona ivatiri iri gukurura ikamyo. Biratangaje. Ariko si igitangaza kubona ko ikamyo iri gukurura ivatiri. Ngira ngo nta n'uwabyibaza. Nta n'umuntu ubyibaza, aba ari ibintu biri aho bisanzwe. Kubera iki rero abantu babyibazaho? Ni uko tumenyereye ko ikinyembaraga gikurura ikinyantege nkeya. Noneho kubona ikinyantege nkeya gikurura ikinyembaraga,
bita bibi bitangaza kandi tukabona biratangaje ko niko fizike yacu yatubwiye. yego rero n'Imana n'ubwo buryo ishaka kwigishamo ubwenge bw'abahanga ikoresha injiji kugira ngo bongere bamenye ko imbaraga z'Imana zihari. Yego, Imana ishimwe. nicyo gituma Imana yahamagaye Dawidi. Kubera iki? Ntabwo yari afite inkota nk'iya Goliyati. ntayo yari afite. Dawidi ntiyari afite, deja Dawidi burya yarinze anarwana na Goliyati ataragira inkota yitwiye, ataragira icumu ryitwa irye. Icyo Dawidi yagiraga yari umuhumetso. Ni ukuvuga ngo nta ntwaro z'urugamba yari afite. Nta ntwaro y'urugamba Dawidi yagiraga. Kandi mbibutse ko mu ntwaro z'urugamba ibuye ntiryari ririmo. Ibuye ku rugamba abantu barirwanishaga mu Bisiraheli n'uyu munsi ryarwana. Ariko ahantu barirwanishaga ni igihe umwanzi yabaga ari munsi yawe, wowe uri ku musozi uriho amabuye ukamanura amabuye ngo umanure. Ariko gufata ibuye ukarijyana imbere y'umugabo witwa Goliyati wambara ikoti rya tone 5, rya tone 5, rega hari igihe tujya tuvuga ibintu muri Bibiliya abantu akajya ni komanteri kandi abantu batasomye. Gusa Bibiliya ivuga ko yari umugabo w'ibigango. Ibigango gusa se. Igitabo cya Samweli kamashake tuhasome. Igitabo cya Samweli igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17. Reka duhere ku murongo wa 4. Haravuze ngo bukeye mu rugerero rw'Abafilisitiya havamwo intwari yitwaga Goliyati w'Igati. Ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Mikono 60. Mikono 6. Ubwo ni metero. Buriya mikono irarutaho metero. Irarutaho metero gatoya n'intambwe enye z'intoki. Nshaka kugaruka tuvuge dukoresha iyi mibare ivugwa muri Bibiliya n'aya magambo avugwamo. Hari uburyo Bibiliya yita amezi. Kwezi kwa Nisani, Azari, Amimu. Nshaka kuzagaruka dusobanura ayo mezi uko ameze, kuko murabizi ko uyu mwaka tugiye gutangirana no kwigisha Bibiliya. Dushaka kubanza kugenda twigisha abantu utwo tuntu tumeze nk'udukeyword kugira ngo nituvuga Bibiliya bagasoma ijambo batazaba confused kandi hari uburyo ryari risobanutse. Yari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Intambwe imwe y'intoki ni ukugira gutya. Tubyita pate. Abantu bakinnye amabiye twabyitaga pate, twagira gutya tukabyita sharupate. Sharupate, apana sharupante y'abasharupansi. Ni sharupate tukagira gutya ari akantu twitaga ku cyisi. Ikisi urakibuka? Kamwe kagakoni bacaga gutya. Karongo. Hari abantu baba babyibutse ako nakanyuzemo. Noneho umurongo wa 5 haravuze ngo yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe we n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Kuremera kwaryo kwari shekeli z'umuringa 5,000. 5,000. Iyo tuvuze 5,000 ubwo ni tone 5. Tone 5. Urumva? Ku maguru yari yambaye ibyuma bikingirije imirundi kandi anigirije agacumu k'umuringa ku rutugu. Aho kugira ngo abandi bambare amaranga, we yambaraga icumu. Yashyiragaho agacumu k'umuringa, niko kari akaranka ka Goliyati. Reka duse nabitsa aho ngaho. Fata uyu mugabo umutere utarigeze ugira intwaro n'imwe y'urugamba. Utaragiye no kwikosi. Utaragiye kwikosi. Dawidi yiga gutera ibuye ntabwo byari umuco w'iwabo. Yaragiraga intama mu rugabano rwo kwa Benjamini, kandi ababenjamini urabizi ko bari abanyentambara. Bateraga amabuye cyane, ababenjamini bateraga amabuye cyane.
ko murabizi bari abanyentambara n'uyu munsi kandi ubwo ababenjamini kuva icyo gihe n'uyu munsi ngira ngo n'uyu munsi ababenjamini ntabwo boroshye nabo bari ku ngoma muri Israel. urakoze cyane noneho ntabwo ari ayo mateka ashaka kugarukaho n'abanyentambara ababenjamini ni abarwanyi noneho Dawidi we yaragiranaga gitari yari afite inanga akunda gucuranga akaririmba ubundi indirimbo z'umushumba n'ibisigo by'umushumba mu mbabarire bituruka mu maganya y'umushumba burya aba ari amaganya. yes aba ari amaganya sibyo ikintu kitava mu maganya gituruka mu kunyurwa k'umushumba ni amahamba avugira inka kuko umushumba uragira inka z'umunyamwaga ntazivugira amahamba arazihorera. ashobora kutazishora ashobora no kuzishora ntazivugira amahamba rero Dawidi kuririmba ari mu ntama za se byaramaganya ko Dawidi ntabwo avukana na ba Eliyabu kuri nyina yari umugore w'umusambane wa Yesayi yandika Dawidi yaravuze ngo mu byaha nimo mama yambyariye yego naremanywe gukiranirwa undemwe mu mutima wera unyezeshe Ezobu rero abigisha gucuranga bamwigisha gutera ibuye yiga gutera ibuye nk'umurwanyi wese ufite ikintu azikiza ari mu ishyamba haza inyamaswa yatera n'ibuye ari kugarura intama aragiye byose birashoboka ariko noneho haryiga ari iry'umuhumetso ryageraga kure n'Abisiraheli ariko barabikoreshaga iki gihe mu ntambara ariko ntibyari ibikoresho bijya ku rugamba kurwanisha amabuye byabaga bisa no kunyagwa byabaga bivuze ngo twaranyazwe cyangwa se dutewe tutiteguye ubwabyo kurwanisha ibuye ku Mwisiraheli mu rugamba n'Ubufilisitiya byabaga bisa no kutagira amaboko nabyo ni igitutsi kurwanisha ibuye kurwanisha ibuye nabyo ni igitutsi reba nyine uhuye n'umuntu kuri paturuye afite imbunda wagendanaga imbunda mugahura ntayo afite atwaye ibuye iki gihugu kiba kigira intwaro urakoze cyane abantu babyumva ni abatekinisiye de guerre nibo bumva uburyo Dawidi yagiye kurwana mu buryo busa no gutukisha igihugu nta ntwaro n'imwe n'umwambaro w'urugamba bamuhaye kuwugenderamo biramunanira Imana ntishaka gukorera muri iyo myambaro no muri izo ntwaro z'intambara mbonereho kubwira umuntu uduteze amatwi ko Imana ishobora kugukiriza ku rugamba utatwaye ibikoresho by'urugamba birashoboka ko hari intambara uri kubona urimo utagira ibikoresho byayo birashoboka kuyinesha watabaranye na Kristo kandi n'uyu munsi hari abari mu ntambara ariko badafite ibikoresho by'intambara turi kumwe n'abantu bakeneye kwishyura amadeni kandi igikoresho kizamara iyi ntambara nta mafaranga ni uko azishyura ideni ntacyo ufite dufite abantu bashaririwe n'ubukode kandi nta nzu ugira nta gikoresho cy'iyo ntambara ufite dufite abantu batagira nasiyonarite kandi bari mu gihugu kiyikeneye nta bikoresho by'iyo ntambara ariko Imana ntiyemeye ko Dawidi aterana ibikoresho by'intambara Imana ishimwe rero icyo ngira ngo nkubwire ni iki Dawidi ajya mu rugamba Imana iragira ngo yiyerekane ntabwo ishaka ko hagaragara amaboko ya Dawidi ntabwo ishaka ko humvikana icyubahiro cya Isiraheli nk'Imana Imana niyo ishaka kugaragaza icyubahiro cyayo rero nshuti z'umusaraba wavuze ngo bijya bishoboka kwikoresha ibinyantege nkeya kugira ngo ihinyure ubwenge bw'abanyembaraga none se wambwira ngo ni iki gituma umuntu udafite shinge na rugero abaho nta mwene wabo nta papa nta mama nta muyomba nta data wacu nta kazi nta nshuti nta seritifika nta diporome nta karima k'igikoni nta hepfo nta ruguru uyu muntu akabaho uwo muntu Imana ikamubeshaho urambwira ngo uyu muntu mu buryo bwacu abayeho nabi ariko se kuki ubayeho neza ariho n'ubayeho nabi nawe akabaho nabi se bibeshaho ntabwo byakwica ahubwo nabi birica ntibibeshaho ariko twebwe turagaruka ngo abayeho nabi none se nabi nyine ni ubuzima
nta buzima buburi nabi ntibibeshaho ariko ariho ni igisobanuro cy'uko kubaho si ibyo dufite si ibyo twagezweho kubaho ni ubusobanuro bw'uko Imana ishaka ko tubaho kuyishi ni Mungu tu Imana ishimwe kandi noneho wa muntu uriho neza yamanuka akabaho nabi wa muntu uriho nabi yazamuka akabaho neza tujya tubibona wari wabivuze rero uravuga ngo birashoboka ko hari umuntu waba umwami atize protokole z'isi ntizibyemera kubera iki nuko umwuka uhamagara ukanashoboza umuntu ukamukoresha biragoranye ariko n'uyu munsi biracyashoboka ko Imana yaha umuntu ubutware akayobora igihugu ndetse umugabane ntashuragira. Imana ishimwe. Biracyashoboka ko Imana yaguha urusengero tutagendeye ku mategeko bashyizeho yo kwiga ukayobora urusengero n'itorero rikagenda neza ntashuragira. Kubera iki? Ishuri twaryigishijwe n'abantu twiga ubumenyi bw'abantu, ariko Imana iguhamagarira gushoboza kuba muri ba bantu utarigishijwe nabo, ahubwo warigishijwe n'iyabaremye. Ubu ufite ubutware buruta ubwo uwigishijwe n'abantu afite. Ariko ubwo bumenyi wize n'ubundi ntibushobora kukubera intwari kurwanya. None se ubundi wagize ngo ubwenge bw'umuntu bugarukira ku iherezo ryo kubaho niho ubwenge bw'umuntu burangirira, ariko ubwenge bw'Imana mu muntu butegurana hirya yuko atariho. Amen. Ubwenge bw'umuntu iherezo ryabwo ni umunsi wa nyuma we wo kubaho, ariko ubwenge bw'Imana umunsi tutakinariho ubwenge bw'Imana buriho. Amen. Amen. Imana ishimwe. Turi ku buzima bw'umuhamagaro. Ni gute ivugabutumwa mu rugo ni gute ivugabutumwa mu rugo rikwiye kubana ivugabutumwa ry'umuntu, ndavuga umuhamagaro uburyo yahamagawe, hanyuma ni gute bikwiye kubana n'inshingano z'urugo. Ubwo ndavuga ku bantu bubatse. Marise, first of all ivuga ubundi utaza gutandukanya inshingano z'urugo n'ivugabutumwa, kuko ivugabutumwa iyo Imana iguhamagariye kuba umubwirizabutumwa uba ugiye kuba umwigisha wa ba bandi bose bubatse n'abatubatse. Ni ukuvuga ngo ubutumwa ufite buragukuza bukakugeza ku gihagararo cy'umuntu ukwiriye mu nshingano izo arizo zose ugezemo. Biroroha rero iyo koko wahamagawe kandi uri neza mu muhamagaro. Ikintu gihari ni iki, bigusaba wenda reka mvuge nk'ubwira bene data dusangiye umuhamagaro kandi dusangiye no kwitwa papa cyangwa abagabo cyangwa abagore, kuba warahamagawe ukanubaka, yego, biri muri iyi context mbitwara gutya. Iyo umuntu yahamagawe aba agiye kuyobora ingo nyinshi, hanyuma iyo umuntu afite urwo arimo, yego, aba agiye gusharinga kamere ye n'abantu n'undi muntu, kuko urugo hari abantu bazi ngo urugo ni icyumba kiba mu nzu. Oya, urugo ntabwo ari icyumba kiba mu nzu. Hari n'abantu bajya bita abana babo ngo niwe rugo, umugore niwe rugo, ugasanga umugabo niwe rugo. Ndagira ngo mbabwire ko mu rugo amaboko yose arakenewe, ay'umugore n'umugabo. Ariko noneho mbere y'uko amaboko yawe aza hakenewe guca bugufi kuruta imirimo iteza imbere urugo, kuko iyo waciriye bugufi urugo urarukorera, ariko iyo warukoreye utaruciye bugufi urarusenya. Usabwa kurucira bugufi, hanyuma buri muntu wese ntashakire igisubizo muri mugenzi we, ahubwo ugashaka kubera mugenzi wawe igisubizo. Kubaka urugo nawe ni umuhamagaro, kandi Imana yahaye abantu rusange, abakijijwe n'abadakijijwe. Ni umuhamagaro, ariko noneho mukamenya ko mugiye gusangira kamere. Ku bantu babana, yego, muba mugiye gusangira kamere. Burya nta muntu ujya umenya undi, niyo mwaba mubana ntimumenyana, cyakora mwabonana, ariko kumenyana biragoye, kuko nshobora kugira ibanga nazarinda mpfa ntabwiye umugore, imyaka igashira, gupfa ukarinda upfa, n'umugore akagira ibanga azarinda apfa atakubwiye, atambwiye. Ashobora kwishima ntazi ikimunejeje, kimwe nuko ashobora no kubabara ntazi ikimubabaje. Iyo ucira bugufi rero urugo, muri bya byishimo utazi ikimunejeje umufasha kwishima. Niyo urucira bugufi, muri bya bimubabaza utazi ikimubabaje umufasha kubabara. Ntimubabara nk'abagiye kurira. Mu rugo ubundi mu rugo umuntu ubabazwa n'ikintu nk'umuntu uri kurira.
aba atsinzwe. Ubundi mu rugo ubabazwa n'ikintu nk'umuntu ugishakira impinduka. Ni bimwe mu kinyarwanda bavuga ngo akababaje umugabo kamurenza impinga. urakoze, ntabwo kamuriza, kamurenza impinga. Kimwe wabuze urakizindukira ukajya kugishaka. urakizindukira ukajya kugishaka. Ibyo bisaba rero gucira bugufi urugo. Sinzi impamvu iki kiganiro ubikomba mbinnye, urugo tuzabikorera ibyabyo, wenda reka dusamarayizinge ntitubivugeho birebire, ariko mbibutse ko urugo mbere y'uko icyumba kiba ihuriro ry'abakundana, kiba icyumba cy'urugo, reka mbabwire ngo umubiri first of all, nimvugamo umubiri ndazanamo n'umutima. Umubiri nicyo cyumba cy'urugo, noneho umutima ukaba ibanga ry'urugo. Iyo usohoye umutima, ibanga ry'urugo birijyanye, n'umubiri urarikurikira. Urugo ni ikindi kintu, niyo mpamvu mujya mubona ndakunda guhita mpubuka ngo mbivugeho, kandi atari uko ndafite icyo nabivugaho. Iyo usohoye umutima mu rugo, ibanga ry'urugo riba rigiye. Urugo tayari direct rwagiye ku karubanda. Noneho igihari ni kimwe, n'umubiri uhita ukurikira umutima, kuko umutima utuye mu mubiri. Iyo umubiri ugiye rero, ufata umubiri w'umugore wawe ugafata umubiri w'umugabo wawe ukawushyira abandi. Iyo mvuga umubiri w'umugore mbivuze kwa mu biblike, Pawulo yaravuze ngo umugabo ntagendana umubiri we, atwara uw'umugore, umugore agatwara uw'umugabo. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu usanga abantu bacanye inyuma, burya umutima wagiye mbere. Ariko icyumba cyo mu nzu cyo kirahari. Nubwo icyumba cyo mu nzu gihari, icy'urugo ntikigihari. Abantu baragiye. Iyo ucira bugufi urugo rero, mu gihe umutima n'umubiri byagiye, uba waburije kubabarira umuntu atagusabye imbabazi, ukihanganira umuntu udashaka guhinduka. Nibwo buryo urugo rudakwiye kubangamira ivugabutumwa, cyangwa ivugabutumwa rirangamiye urugo? Nari mvuze urugo rusange. Hanyuma urugo ntabwo rukwiriye kubangamira ivugabutumwa, n'ivugabutumwa ntiribangamira urugo, kuko byose biri muri kimwe. Urugo ni nka kapitali, ivugabutumwa ni nk'igihugu. Ntabwo umujyi ushobora kubangamira igihugu, kuko iterambere ry'umujyi niyo sura nziza y'igihugu. Niyo sura nziza y'igihugu. N'urugo rero ni iterambere ry'ivugabutumwa, naryo rikwiriye kuba isura nziza y'urugo. Gusa ahantu bise bibera ikibazo nuko niseti nshobora guhamagarirwa kuba umubwirizabutumwa madamu atariwe. Noneho ryavugabutumwa rigatangira kumubangamira, tayari yari rimubangamiye nawe araribangamira. Iyo aribangamiye niseti nagaragaza ishusho mbi mu ivugabutumwa, kuko nta muntu wuzi ibyo atariye. Reka mvuge gutyo ko n'abantu baruzi, nta wakuza ibyo atariye. Hari abantu benshi dufite bajya batubwiriza ibikomere bituruka mu ngo, n'ubuhanuzi buturuka mu ngo, ko abantu benshi nagenda manoma nkakubwira ntuyu nguyu yabwiriza ibikomere bitewe n'urugo, kandi akaba public. Uyu muntu akaba umuntu ukunzwe cyane. Kubera icyo akunzwe, nuko ari gukora ku bisa n'iby'abandi bafite. Nyine yahuye nabyo agira ngo we niwe wenyine byagezeho. Ni rusange, aba ari rusange. Ahubwo we yananiwe nyine byamurenze, biramurenga. Yaza kwigisha kuko biragoye kurekura iyi mikoro y'ivugabutumwa. Niyo udafite icyo uvuga uravuga, byanze bikunze uravuga. Ivugabutumwa nicyo kintu kijya kinsetsa. Niyo ntacyo ufite cyo kuvuga uravuga. Murakoze. Noneho iyo ntacyo ufite cyo kuvuga rero, urivuga, utangira kwivamo, wishyira ku karubanda. None ugatangira gutanga ibikomere byawe. Abantu baratuvuze, nimuhumure bazakorwa n'isoni. Ni situwasiyo yawe wazanye, burya ntabwo ari ivugabutumwa, uri gusakuza. Hari ijambo Nawomi yabwiye Rusi, yaramubwiye ngo Nyirimbuga namara kugosora araza kuryama, ugende ntumukangure, ntumwimenyetseho. Kumukangura yari amubujije urusaku rw'ibirenge. Ibirenge ni ubutumwa bwiza. Hari abantu bagira urusaku rw'ibirenge rero, babwiriza ivugabutumwa ry'intambara. Bwira mugenzi wawe ngo nubwo banyanga, urwobo bacukuye bazaruteramo insina. Bazanyanga ariko ntacyo nzaba. Ugasanga umuntu afite amatiku muri we, kubera abanzi yasize muri karitsiye na situwasiyo yasize mu rugo iwe, ugasanga afite amatiku ameze atyo. Noneho
bigakubita kuri wa muntu waje mu rusengero nawe muri karitsiye ariko ateye no mu rugo ariko bamumereye ugahita avuga ati uyu muntu harimo umwuka w'Imana kweri. Ntabwo ari umwuka w'Imana ahubwo basangiye ibikomere. Noneho rero ibyo bishobora kubangamira ivugabutumwa kuko ivugabutumwa ribangamirwa n'ibintu byinshi, ndi kwanga kubidevelopa kugira ngo ntaza kubicamo. Ribangamirwa n'ibintu byinshi bituruka mu rugo, byinshi bituruka mu rugo, byinshi cyane. Noneho sirito muri Afurika imyambarire, umugore ashobora gukunda umwambaro, nkanjye nkunda umusatsi, ariko aho nsengera, idini nsengeramo ntiryemera gushyiraho wa musatsi, sibyo? Nshobora kubwira madamu ngo wushyireho mbaye ndasenga kandi wari umukristo, nkamubangamiza ibyo mushakaho bikica wa muhamagaro. Ariko kubangamira urugo byo kurusenya cyangwa hagati ya babiri bashakanye bitaturutse mu myemerere, ntekereza ko bituruka mu miterere y'aba babiri babana. Mu miterere ya babiri babana, first of all hera mu rugo iwawe, aba ari ivugabutumwa rihera, aba ariho rihera. Mbere yo kujya kubwira abantu uko bitwara, banza ubyitware mu rugo, numara kubyitwara mu rugo abo hanze bazigire ku byo babona iwawe. Ariko Marise biranashoboka ko waba umuvugabutumwa ukadisipurina umugabo ntagire disipurine. Ngenzi umugore w'umupasiteri kazi ava ku rusengero, umugabo akamubwira uti ngurira icupa mu kabari, akayigura. Nzi umugore wajyaga ujya mu murimo, umugabo akamubwira uti nshaka kugukubita, akamubwira uti ngo ukubite uje cyangwa ngo ukubite ugiye. Umugore akamubwira uti reka mbanze njye kugwiza kwihangana urankubita ngaruka. Akirirwa mu rusengero azi neza ko ari butaha agakubitwa. Nzi n'umugabo nawe uramuzi w'umuvugabutumwa, umugore we yaramubwira uti ntuzanzaneho ibyo bintu byanyu bya kirokore, naguterura ngakubita hasi, kandi umugore we yanaterura agakubita hasi, sibyo? Dufite abantu rero bimereye gutyo, bibera muri iyo situwasiyo, baruhuka bageze mu rusengero. Rero ahantu bita bibangamira ivugabutumwa, abahanga bo guhunga urugo muri ubwo buryo bakariye ingendo zihoraho. Ugasanga umuntu aguhaye intashyo z'amezi 6 kandi ahise akubwira ko no mu kundi kwezi kuri imbere agiye. Burya aba afite ikintu ahunga, nshuti yanjye. Niba ari nta kintu umugabo akumbura kuruta ibindi nk'urugo rwe. Urugo rwiza rurakumburwa. Rero reka nitse aho ngaho ntaza kuvuga byinshi, ngayo nguko. Hanyuma ni kenshi kuba abana muri ubu buryo uzumva bavuga ko umwe abangamiye mugenzi we. Byaba bihuriye na rya jambo Paul yavuze ko kugira urugo udafite urugo byaba byiza kurushaho. Nari ngiye kubisobanura ko muteologike ariko twadukonfuzinze benshi. Impamvu Paul yavuze ngo byaba byiza kurutaho, ubundi umuntu uriho adafite abantu bari mu nshingano ntagira n'imvune nyinshi, na za mvune ntizizamugusha. Urumva azoroherwa. Burya umuntu ufite urugo ameze nk'umuntu wiruka yikoreye. Iyo wiruka wikoreye ufata amaboko, kandi abantu babizi burya nubwo amaguru yiruka, ariko umuvuduko w'amaguru yiruka uturuka mu maboko. None se ubwo uzabigerageze wiruke wifashe gutya, ntago byakunda, cyangwa uyaheke uheka amaboko wiruke. Ariko iyo uri free, umuvuduko uturuka mu maboko. Rero umuntu ubwiriza afite urugo ameze nk'uwiruka yikoreye. Yego. Kandi burya umuhanga wo kwihuta ntiyiruka, agenda gake, ashingura intambwe ndende akita no ku ntego y'urugendo. Bisaba rero kugenda gake. Ngira ngo buriya yari yabonye ko, ngira ngo wenda Paul kuvuga ririya jambo yabonye ko wa mugani bishobora kubangamirana. Siyo mpamvu buriya ntabwo ndi buze guprefera ko ari ukubangamirana, kandi kuko ntabwo yari ari kubwira abanyamuhamagaro. Paul abivuga yari ari kubwira abantu bose muri rusange ibyiza kurutaho. Kandi umwuka wari uri muri Korinto ni nk'uwa none, kuko icyo gihe muri Korinto umugabo yajyaga mu ivugabutumwa, umugore akajya muri rogi. Umugore yajya muri rogi, umugabo akajya mu ivugabutumwa. Niko muri Korinto byari bimeze? Niko Korinto yari imeze, kandi Korinto umugore bamugutwariraga mu maso. Korinto birasobanuye ngo nabangiritse biturutse mu busambanyi. Nicyo gisobanuro cya Korintiyanize. Rero kuvuga ngo ni Korinte, nta bantu bari bazwiho ubusambanyi.
ubusambanyi bwaragiye buba umuco bwo muri Korinto. Umva ukuntu Bibiliya ibivuga, tujya twivugira amagambo abantu bakatubwira ngo mwabisomye, natwe mujye mudufata nk'igitabo musomwamo ayo magambo, murekeraho kudutuma izindi komanteri zibivugaho, mujye mudufata nka komanteri z'ibyo bitabo. Abakorinto, urwa mbere rwa Korinto, igice cyaho cya 5. Wumva ukuntu Pawulo yababwiye. Yarababwiye ngo inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani. Umuntu wese yenda mukase, umuntu kwenda mukase, namwe murihimbaza aho kubabara, kandi ari byo byari bikwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. bo bumvaga ari ishema, Byabaga ari ibigwi kuri bo, bo barihimbazaga disi, bakumva baranezerewe, kandi n'umuntu agatangara uti burya umugore wa mukase wabo, bagatangara. Hari ibintu Salomo yanditse aravuga ngo hari ibintu bitigisisi ngo kubona umugaragu waryamanye na nyirabuja. Hari abantu bagira ibyirato bipfuye isoni, ugasanga umuntu afite ibiteye isoni ari ibyo byirato, akicara mu bagabo akakubwira uti njyewe ndicara ngakubita amakesi 2 y'inzoga. Kumva ibigwa afite ati uzi ko uriya mugore namuterese. Nyine ibyirato by'Ikorinto, ibyo ni ibigwi by'Ikorinto, akavuga uti kiriya kintu naragitutse. Ukumva uturiye ndamwanga, uti namubwiye nabi, uti yangiriye gutya ndamwishyura. Ni ibyirato by'Ikorinto. Rero Pawulo areba Abakorinto n'iminsi barimo, aravuga ati aho kugira bagutware umugore waramuzanye, ikiruta nuko utamushaka. nicyo cyamuteye kuvuga ayo magambo. Nuko Abanyakorinto bari babi, kandi n'uyu munsi ndakubwiza ukuri, dusohoye mu bihe by'Ikorinto, ariko kandi abagabo babi nimuhumure bari muri za ngo zananiranye. N'abagore babi ni bamwe ntuze yashatse, ni bamwe barwaniramo. Humura, uzashaka ntabwo ari umwe wubatse urwa rundi. Hari igihe ubwira umuntu ngo rwubaka ubone, kandi ibyo wabonye ntabwo ari byo azabona, kuko ntazashaka uwo wazanye. Hari n'igihe ababi mwaba mwarabamaze hasigaye abeza ntawamenya. Uretse ko byanze bikunze hari n'igihe abantu babana babangamirana nta n'umwe wanze undi, ahubwo ari kamere bananiwe management, kamere zananiwe kwakirana. Hanyuma ubundi se udashatse yagirirwa icyizere muri rubanda, ari umukozi w'Imana? Ubundi ubwo nakugira icyizere nshingiye ku ki? Nakugira icyizere nshingiye ku ki? Ubu waba wararwanishije piyara ni za nkoni abasekirite bagira, byite gutyo. Wabona ikibando kikakunanira? Ntabwo bishoboka. None se waba utararwanisha ikibando nkaguha piyara? None se ubwo warasa utarize kumasha? Ni nko gukoresha umuntu urugamba ataritoje. Ni nko gushyira umuntu ku rugamba ataritoje. Kugira ngo uvemo umuntu w'Imana Imana ishaka yishimira, ugomba kubanza kumenya kwita kuba mu rugo rwawe. Nicyo gisobanuro cy'uko uzita ku itorero. None se ko hari igihe sinzi niba ari ukwishyira hejuru cyangwa kwihereza inshingano ziremereye, ni kenshi uzaganira n'umuntu w'umuvugabutumwa agashaka kukugira inama wowe wubatse. Izo nama ari kukugira ari kuzikurahe? None se biba bimeze nk'igihe ubona umuntu ahagaze ku butaka akakubwira amakuru yo mu ndege atarayigendamo. Ibyo biroroshye cyane, nta mufana udakina uwo mukino. Nta mufana utawukina ujya umutega amatwi nk'umufana uri inyuma ya stade. Akubwira uburyo batsinda ibitego n'uburyo umukinnyi yagihushije yari gupasa mugenzi we, kandi umushyize mu kibuga atanawuhagarika. Ibyo biroroshye, uvuga batarabona. Ibyo jya umwumva umwihorere rwose. Akwigisha uburyo ukwiye gufata urugo. Biba bimeze nk'umuntu kwigisha gutega indege ataragera no kuri airport. Agaciro k'umukozi w'Imana nuko yamaze kuba afite urugo, afite izindi nshingano zimureba. Ntabwo ari iteka. Ntabwo ari iteka umuntu adafite urugo. Ntabwo bisobanuye ko atakumvikana mw'ibyihumure, ariko hari aho atagirirwa icyizere. First of all, ntiwakigisha abantu inyigisho z'umubano. Ushobora kubahiza iri teori ariko nta experience, kandi experience yigisha kuruta teori. Hanyuma
hari inama utagira umuntu kuko utigeze unyura muri izo nzira. Ubaye uri umusore, namwe murabizi ko umusore bizwi n'umugabo wigeze kuba umusore, azi neza ko kuba umugabo ariko kuzura. Yego, umugabo aba umugabo kuko afite icyamwujuje. yego. Imana ishimwe ko hari abamara gushaka ukabona umurimo w'Imana urangiriye aho ngaho, inshingano ziba zaremereye. Hari igihe atari inshingano ziba ziremereye, biterwa n'icyo yahisemo kuruta ikindi. Hari igihe umuntu acika intege bitewe n'uwo babana, ku bintu byinshi twagiye twirengagiza kuvuga ko nakubwiye ko ndashaka kubidevelopa. Hari n'igihe situwasiyo y'ubuzima ica umuntu intege, ugasanga wabonekaga muri korari umunsi wa repetisiyo niwo munsi yabonyeho ikiraka. Ibyo byose bigenda bicogoza abantu, ariko kuko ubundi nk'uko uzi ko umuntu wese uri mu nzira aba atashye mu nzu, sibyo? Umuntu wese uri mu nzira aba atashye mu nzu, niko n'intego y'umusore imeze. Ni mu rugo, ni ku mugore. Ubundi iyo utaragira iyo ujya ntuba ufite aho ubarizwa. Noneho iyo ufite iyo ubarizwa, ibigushaka byose bigira aho bigusanga. Sinzi niba icyo kinyarwanda kiri buze kumvikana. Utakuboneye mu nzira agira aho agusanga. N'ibigushaka ntabwo bishobora kukubona kuko uba umeze nk'umuntu uri kuzerera, ariko yamaze kugira aderese bigira aho bimenya aho bigusanga. Rero ubwo byari byaramubuze byaramubonye, bimubonye biramutindana mu murimo muba mumubuze. Aracyahuza azaza. Niyo mpamvu turi kwegera ku musozo. Reka tuvuge ngo buri wese mu nshingano yahawe twamusaba kuyihagararamo neza, kuko uwamuhaye inshingano igihe nikigera azaza kumubaza uburyo yagenjeje ibyo nshingano. Ariko nta mubwirizabutumwa ugira inshingano yo kubwiriza ubutumwa kuruta iy'urugo. Abanza urugo hagakurikiza ubutumwa, kuko itorero rihera mu muryango. Iyo umuryango ari muzima, itorero ribaho neza. Muri make, umuntu utitaye ku nshingano z'urugo afite, kuvuga ngo arimo arakora umurimo w'Imana, n'ubundi aba ameze nk'uri kwishyiraho igitutsi. Pawulo yaravuze ngo umugabo utita kubo mu rugo rwe aba abaye mubi hanyuma y'abatizera. Niko yandikiye Timote. Reka tubashimire. Amen. Kandi Imana ibahereze umugisha mwinshi. Reka tubone no gushimira bene data twari kumwe muri iki kiganiro. Niba wumva hari icyifuzo cyangwa igitekerezo, hamagara umukozi w'Imana, nimero ziba ziriho, cyangwa ubyandika muri komenti. Ajya abona umwanya wo gusoma komenti, hanyuma kandi akabona n'umwanya wo kubasubiza. Reka tubashimire kandi cyane tubikuye ku mutima. Uvuze guhamagara, ndabyibuka. Niba umuntu agiye kuduhamagara kuko mutazi aho turi n'icyo turi gukora, umurimo wacu n'ivugabutumwa, ashobora kuduhamagara turi mu rusengero tutakwitaba, bikaba ikimenyetso kimwe mu byo wasabye ko atari Imana ibikubwiye. Hari abantu bahamagara basabye ibimenyetso, kandi ibimenyetso bigusha abantu mu nzira benshi. Ni nko kurya amano. Ni nko kurya amano, yego, nabyo biragusha abantu. Rero banza uduhe mesaje, umenye ko duhugutse, natwe tuguhamagare. Kandi byaba byiza uduhaye mesaje utwibwiye izina. Hari umuntu utwandikira mesaje agahita yishyiraho ibyifuzo, ntatubwire izina, wajya gusenga ukabura usengera, ukajya uvuga ngo wa wundi. Ariko utubwiye izina, twajya gusenga tugasengera wowe unanditse, twajya guhamagara tukaguhamagara mu izina. Hari umuntu ukubwira ngo n'ubundi niyo nakwibwira ntiwamenya. Kandi n'ubundi nta muntu twigeze twamenya tutahuye nawe cyangwa ngo atwibwire. Iyo niyo ntangiriro yo kumenyana. Tubanze duhane mesaje nibura kugira ngo buri muntu abe afite igihe cyo kwitaba. Ko ushobora kumpamagara ufite igihe cyo guhamagara, njye ndafite igihe cyo kwitaba bitewe n'aho ndi, bikamera nk'ibikugushije kandi nta cyaha na kimwe kirimo. Yego. Imana iguhereze umugisha mwinshi. Amen. Hari ubutumwa bageneye abantu twabanye muri iki kiganiro? Ubutumwa nta kidasanzwe. Turi mu ntangiriro z'umwaka wa 2024. Hari n'abazareba iki kiganiro mu yindi myaka. Nuserebura ko hari umwaka warangije, ujye wibuka ko iminsi yashize yavuye ku buzima bwawe. Ntuzarye iminsi isigaye nk'umuntu uri gucumura ku Mana, ahubwo uzayikoremo imirimo kugira ngo uzasige urwibutso mu izina rya Kristo Yesu. Nta kindi kidasanzwe. Ibiganiro byacu nakagaruka, keretse umuntu ushatse gutera inkunga Ijwi ry'Umukanguzi akadufasha, nk'uko natwe tubabera ihumure nabo bakatubera ihumure muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Reka tubasaba n'ubundi mudushyire imbere y'Imana. Mana y'amahoro, Imana y'agakiza kacu, twebwe turavuga nk'Imana ugakora. Izina ryawe nirishimwe. Dusenganye n'umuntu ufite umuhamagaro, ariko akaba afite n'ibigeragezo bitari bimwe yahuriye nabyo mu rugo nk'uko twaruvuzeho, mu murimo nk'uko twabibonye, kandi n'umuntu ufite urugamba ntagire intwaro zarwo. Umubashishe kunesha, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen.
ijwi ry'umukanguzi.